ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Bene data, ni mwene so Prophet Ezekiel Tuyishime ugarutse kugira ngo muganire ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo Uwiteka yampaye kugira ngo turiganireho, hanyuma tunasenge Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko cyangwa intego ivuga ngo Uwiteka kunyureho. Uwiteka akunyureho muri iki gihe cya none. Turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel igice cya 16. Dusome uhereye ku murongo wa mbere, turaza guhindura page dusome ku murongo wa 62. Haravuze ngo, ijambo ry'Uwiteka ryongera kunzaho riti, mwana w'umuntu, menyesha Yerusalemu ibizira byawo, uvuge uti, uku niko umwami Uwiteka abwira abi Yerusalemu, inkomoko yawe na kavukire yawe, uruwa mu gihugu cy'i Kanani. So yari umwamori, nawe nyoko yari umuhetikazi. Kavukire yawe, umunsi wavutseho umukungo wawe ntibawushariye, kandi ntibakujabuye n'amazi ngo ubonere, ahubwo waruhije usigwa, ntabwo waruhije usigwa n'akamuri, habe no gushyira mu twaye tw'impinja. Ntawakurebanye imbabazi kugira ngo agukoreho ibyo akugiriye ibambe, ahubwo watawe ku gasozi ku munsi wavutseho, kuko wagawaga. 6. Nuko nkunyuzeho mbona wigaragura mu ivata ryawe, ndakubwira nti, nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Nukuri narakubwiye nti, nubwo uri mu ivata ryawe ubeho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka duhindure turebe ku murongo wa 62. Haravuze ngo, nuko nzakomeza isezerano ryanjye nawe, maze umenye yuko ari nge Uwiteka. Amen. Reka dusenge muri ijambo. Uwiteka mwami Imana nyiribihe, turagushimiye kubwira ijambo dusomye. Sengeye rero iri jambo kugira ngo ribe umuzi mwiza, ribe inkomezi, ribe inkoni, rihembure umuntu wese watawe ugawa, rihembure abafite imvune ku mutima no ku mubiri, rihembure igihugu cy'u Rwanda, abanyarwanda n'abanyarwandakazi, abamama n'abapapa, abasore n'abakobwa, rihembure mwami isi yose muri rusange, tubisembure itorero mwami mu izina rya Yesu, tubisenze mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Imana iduhana umugisha bene data. Dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel. Uyu Ezekiel dusomye hano bisobanura ngo Uwimana ikomeje, niko Ezekiel bisobanura. Uyu Ezekiel ni mwene Mbuzi, yabaye umukozi w'Imana. Imana yamuhamagaye akiri muto, kandi uyu Ezekiel nawe yari yarajyanywe mu bajyanywe i Babuloni ari abanyagano. Agezeyo Imana itangira kumukoresha muri icyo gihe. Nawe Imana igukoreshe muri iki gihe cya none, Imana ikugire neza. Hanyuma uyu mu gice cya 16 dusomye, dufite intego tugiye kuganira cyangwa insanganyamatsiko ivuga ngo Imana ikunyureho. Aho uri mu gihugu cyose urimo, mu ntara zitandukanye, mu karere urimo, ku musozi iriho, Imana y'amahoro ikunyureho. Kandi nikunyuraho ntabwo iragusiga muri ubwo buzima urimo. Hari icyo Imana irasiga ihinduye. Ntabwo Yesu yaza ku buzima bwawe ngo agusige, kuko n'ijambo ry'Imana avuga ngo umwuka wera w'Imana yaje ntabwo ushobora gusigara ukondi. Uyu Imana ubwayo ni umwuka, nimara kukugeraho ntabwo igusiga ukuri, irasiga ukubohoye ingoyi zikuboshye, irasiga igukuye mu buzima bubi, irasiga iguhindura amateka. Imana ikunyureho mwene data muri iki gihe cya none. Usenge usabibwira Imana ngo nanjye Mana unyureho. Nanjye nakwifurije kandi nagusengeye kugira ngo Imana ikunyureho. Hanyuma twibutse iminsi ya kera, ni nako Teo yarimye ngo nibutse iminsi ya kera nkuzamuriye amaboko, ndebye imirimo yawe mbura icyo mvuga, ngo ndatangara ndumirwa, mpita mfata umwanzuro wo kutazava ku Mana. Wibutse iminsi ya kera, wibutse kavukire yawe, wowe uzagira amahirwe yo kumvira ijambo,
niwibuka iminsi ya kera ukareba n'igihe uhagazemo. kandi ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo imana dusenga tuyishakira imbaraga zayo tuzibona none duhagaze, nta nubwo tuzibona ejo hazaza. niba ushaka kumenya ko imana yakugiriye neza, urebe igihe cyashize, urebe mu myaka yashize, urebe uko wambaraga mu myaka 5 ishize, urebe ko ari kucyambara, urebe uko uri kurya uyu munsi, urebe ko ariko waryaga mu myaka 10 ishize, urebe ubuzima uhagazemo uyu munsi, urebe ko mu myaka yashize aribwo buzima wari urimo. nibwo uzabona imbaraga z'Imana, nibwo uzabona ko Imana hari ikintu yahinduye ku buzima bwawe. nushaka kumenya imirimo y'Imana uzayirebera ejo hashize, ntabwo uzayirebera mu buzima urimo. nabwo uzabona ko Imana, nibwo uzajya wabona ko Imana yakugiriye neza, Imana ikugiriye neza. hanyuma ijambo ry'Imana tubwira ngo uyu nguyu itangiye kumuvugaho yari umwana w'umukobwa. uyu Bibiliya ivuga, nukomeza gusoma ino Bibiliya izakwereka ko yari umwana w'umukobwa. nyina yari umwambore, ngo nawe se yari umuhetikazi. aba bantu rero uko ijambo rivuga, ubundi umwamori ni wa mukobwa ubyara agahita ajugunya umwana ntamugirire imbabazi. murabizi ko ari ibintu biriho, murabizi ko ari ibintu byeze, ko umuntu wumva ngo umuntu ngo yakuyemo inda, yatwaye inda itateganijwe ngo yayikuyemo, ukumva ngo umukobwa ngo yataye umwana muri we singo yamutaye mu ishyamba, ngo yamutaye. muranabizi cyane ko hari igihe abantu bagenda bagatora umwana ku nzira w'uruhinja. ibyo ni ibintu rwose biriho. uyu nguyu Bibiliya imugereranya rero n'umuhetikazi. Imana ikugirire neza. uyu ni umuhetikazi. umuhetikazi rero ntabwo yita, nta mpuhwe z'abana agira. umuhetikazi, abahetikazi ni babandi babyara bangwindi ngo ntabwo nigize nyitwara. kandi ikibabaje n'uyu n'abafite abagabo n'abagore bubatse nabo bari kujya babikora. akajya kwa muganga ngo natwaye inda ntabishaka, akagenda muganga akayimukuriramo. ibi bibaza Imana cyane. ibi ngibi ni icyaha gikomeye gihanwa, Imana ikagihana yihanukiriye. ubu nabwo bwakire ko ari ubutumwa. niba watwaye inda, yemere ntabwo uyu mwana wamutwaye kubw'ubushake bwawe. ijambo ryarambe ngo ntabwo twavutse kubw'ubushake bw'ababyeyi, si kubwa papa na mama, ngo twavutse kubw'ubushake bw'Imana. mbere y'uko Imana irema isi yari idufite mu bitekerezo. ntabwo kubaho kwacu ari impanuka, ntabwo kubaho kwawe ari impanuka. kuba watwara inda ukiri umukobwa umwana akavuka, kuri wowe bikubereye impanuka, ariko iyo nzira Imana yari izi ko umwana azayinyuramo akavuka. uwo mwana wimubuza ubuzima, mureke abeho. uwo mwana wimubuza amahirwe ye, mureke abeho. Imana ikugire neza kandi ikugirire imbabazi. uyu muhetikazi atwara inda, arangije ngo abyara umwana. naho umwamori, Bibiliya itubwira ikigaragaza umugabo cyangwa se umusore w'umwamori, wa mama we, wa mukobwa. reka nkubwire umwamori uwo ari we. umwamori ni umusore uzakubesha bagukunda, noneho Satani akanabashuka akagutera inda. wamara kumenya ko yaguteye inda ukamango nyamara burya cyagiye turyamana wanteye inda. akavuga ati reka mu muryango wacu sinjya mbyara, mu muryango wacu nitubyara sinjya ntera inda, akakwihakana. murabizi ko ari ibintu byeze ko abagabo, abasore bari kwihakana inda, bari kwihakana abakobwa bateye inda, bikajya mu rubanza bakabihakana, bikagera ubwo bajya no kwa muganga gufata mama DNA. ibyo byose ni ibintu biriho. uwo ni umwamori no mukobwa umeze kurana umuhetikazi. Imana ikugire neza. tugaruke mu ijambo ry'Imana. urebe kavukire yawe, urebe uburyo wavutseho, urebe aho wavukiye. ushobora kuba waravutse mama yasinze, ushobora kuba waravutse mu buryo bw'ubunyendaro nk'uko babivuga, ushobora kuba waravukiye mu muryango ukennye, ushobora kuba waravukiye mu muryango uterekera, ushobora kuba waravukiye mu muryango uragura, ushobora kuba waravukiye mu muryango w'abarozi, ushobora kuba waravutse nabi cyane, kuko kuvuka kwacu nabo twagiye tugira amahirwe yo kuvuka neza twese kimwe. ushobora kuba waravutse mama wawe bamubaze, ushobora kuba waravutse neza. uko wavutse kose urebe kavukire yawe, usubiza amaso inyuma urebe kavukire yawe. hanyuma ngo uyu mwana avutse ngo ntabwo bigize bamwitaho, ngo ntibamukuye ngo mu mpinja, ntibamukuye Pito, ntabwo bigeze bamukura muri yango by'iy'umwana, ntabwo bigeze bamwambika, ntabwo bigeze bamushyiraho n'akayi. dore ko amaterambere ubu ngubu yaje, bafite amapampegisi imbere ho kwari kukubindisha icyayi. abantu bakera murabizi ko nta pampegisi, ariko Imana ishimwe kuko igenda izana iterambere. ngo nta wigize amwitaho, yaramubyarangije aragenda amushyira ku nzira.
ngo nta nakamuri bamuhaye, ngo imbeho yaraje imusanga aho ngaho, ise amusigaho, nyina amusiga. Hari abantu batitabwaho, ushobora kuba utitaweho n'ababyeyi bakubyaye, ushobora kuba utitaweho n'imiryango, ushobora kuba utitaweho n'itorero usengeramo, ushobora kuba igifite agaciro kiruta ibindi. Izera Imana, Imana ikugire neza, senga Imana. Umuririmbyi aravuga ngo tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. Nawe utumbire Yesu wenyine, ntutumbire ababyeyi. Umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo abiringira abantu barabahemukira, ngo ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Aravuga ngo ariko wowe Mana ntujya uhemuka, nta n'ubwo ukoza isoni. Awe ntumeze nk'abantu ngo tubwire ibinyoma. Imana ishimwe ko itameze nk'abantu. Abantu bashobora kukubwira ikinyoma, umuntu ashobora kuguha isezerano ntazarisohoze, abantu bashobora kukubwira ibyo bazakumara ntibabikore, ariko isezerano ryose Imana yavuganye nawe. Ijambo ryarambwe ngo aho kugira ngo ubure kurisohoza, isi n'ijuru byakurwaho, ariko igasohoza icyo yavuganye n'umwana w'umuntu. Imana ishimwe, Imana yacu iradukunda. Hanyuma ngo ntibamushyize mu kahi, ntibamujariye, nta nakamuri bamusizeho, bamusize ku nzira bamusigaho ngaho. Imbeho iraza irahamusanga, imvura iraza irahamusanga, izuba riraza rirahamusanga, ihindagurika ry'ikirere rirahamusanga, ntabamugiriye imbabazi. Hari igihe umuntu ahagarara mu buzima akaba mu buzima bwa wenyine. Hari igihe umuntu aba mu bushomeri akaba hari umukene, nta muntu umwitaho, nta muntu umureba, nta muntu n'umwe, ahubwo agahinduka igitutsi mu muryango, muri karitsiye, ku musozi, nta waguha akazi, nta wakwitaho, ugasigara uri wenyine. Bene data, niba ubutumwa bugukoze ugasanga usigara uri wenyine, ureke dufatanye gusenga Imana. Tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo cy'ibibazo byawe. Imana ikunyureho aho ngaho uri rero. Ngo Yesu ngo araza ngo amunyuzeho, haleluya, ngo amunyuzeho, ngo abona arimo arigaragura mu ivata, amusigira ijambo. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu aje kukunyuraho. Imana ije kukunyuraho, ntabwo iragusiga ukuri, iragusigira ijambo. Imana ishimwe, iragusigira ijambo. Hari ijambo Imana iraguha ababyeyi bataguhaye, hari umurage Imana itanga tutahawe n'ababyeyi. Imana ikubwiye ngo nzakugira neza, nzaguhembura ntakoresheje amaboko y'umwana w'umuntu. Imana iraza ikabikora. Imana nikunyuraho, ntabwo irahamagara ambasade, ntabwo irahamagara abakomeye, irangije ngo nubwo wigaragura mu ivata baho, nubwo uri mu ivata ry'ibibazo baho, nubwo uri mu ivata ry'ubuzima bubi baho, nubwo uri mu ivata ry'uburwayi baho, nubwo uri mu ivata ry'amadeni baho, nubwo uri mu ivata ry'ubukene, ubushomeri, inyatsi, ariko Imana intumye kukubwira ngo ubaho. Ntabwo igihe ari igihe cyo gupfa kwawe, kuko Imana iracyagufiteho umugambi. Imana iracyafite isezerano ryo gusoza kugira ngo n'abagutaye, Imana ishimwe, na babandi bagusize ku nzira bazi kunaniwe, bazi ko ibyawe birangiye, bazi ko ubuzima bwawe, bazi ko imbeho izakwiciraho, ahari bazi ko inyamaswa zizakurira, kuko nta mbaraga afite zo kwikura muri ubu buzima afite. Barabizi, nawe ubwawe urabizi ko aho ngaho uri nta zindi mbaraga zo kuhava ufite. Abagusize aho ngaho baravuze ati ahari tuzagaruka yarapfuye, tuzagaruka inyamaswa zaramuriye, tuzagaruka atakiri wa wundi. Ariko aho bagusize Yesu agiye kuhagusanga. Niwe mbaraga zawe, niwe gakiza kacu, niwe byiringiro byacu. Ngo kandi ibyo byiringiro ntabwo bijya bitukoza isoni. Wizera Imana wese ntabwo ijya imukoza isoni. Imana ishimwe cyane. Yesu akugirire neza. Imunyuzeho iramuha ngo nubwo uri mu ivata ryawe, mwene data, nubwo uri mu ivata, ariko baho niko Imana imwe kukubwira. Nubwo uri mu ivata, tekereza, ufata kandi utekereze, urebe ivata wicaye uyu munsi, urebe umusozi bagusizeho. Ababyeyi ntabwo bakwitayeho, abavandimwe ntabwo bakwitayeho, inshuti ntabwo zikwitayeho, imiryango ntabwo ikwitayeho, ku musozi ntabwo. Ariko noneho iryo vata urimo, muganga yarananiwe, iryo vata urimo Yesu araje. Itegereza, Yesu araje aje gukuramo iryo vata, aramubwira ngo baho. Nanjye rero ndakwifurije ngo ubeho muri uyu mwaka twicayemo 2025, ubaho muri uku kwezi twicayemo kwa gatandatu, ubaho iyi tariki twicaho uyu munsi, nubeho mu buzima ubona budashinga ufite, baho. Ijambo baho rirakomeye, ribeshaho umuntu atakagombye kwibeshaho. Ijambo baho rigutuza utakagombye gutura. Ijambo baho riguhakaza
kazi utakagombye kugira. Ijambo baho rikugeza mu miji wakagombye utakagombye kujyaho. Ijambo baho rikuriza indege rikakujyana. Ijambo baho rigukura mu cyaro rikagutuza mu mujyi runaka. Ijambo baho rikora imirimo ikomeye. Ijambo baho rigusanga hahandi muganga yavuze ngo birarangiye. Ijambo baho rikaza rikagusanga ngo rikavuga ngo ongera ubeho mwana wanjye. Imana ikugire neza kugira ngo wongere ubeho. Arangira ngo nubwo uri mu ivata ryawe nubeho. Imana ishimwe ni wakire kuba mu izina rya Yesu Kristo. Arangije nawe ngo amusigaho ngaho ariko amusigira ijambo. Nukuri isezerano Imana yaguhaye ririho. Nasomye Bibiliya irambira muri Petero wa mbere mu gice cya mbere ku murongo wa 18 harambwiye ngo iryo jwi twaryumvise ubwo twari ku musozi we wera. Ku murongo wa 19 haravuga ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe. Haleluya. Ngo iryo jambo rirusha yandi yose gukomera, ngo muzaba mukoze ry'ineza ni muryitaho, ngo kuko rimeze nk'itabaza rimuri kacuza umwijima, ngo rigakesha ijoro rikageza ubwo inyenyeri yo mu ruturutu rizabindurira mu mutima wacu. Ufite ijambo ryahanuwe ugendana naryo. Mu isoko uri gucuruza dodo umenye ko icarana ijambo ry'ubuhanuzi ko Imana izakugira neza. Nuko umaze igihe mu bushomeri ariko usubiza amaso inyuma wibuka isezerano Imana yavuganye nawe. Nubwo uri mu buzima nubwo urwaye ubona ko imiti kurambiye, wibuka Imana yavuganye nawe ko izakugirira neza. Ijambo baho rikora imirimo ikomeye. Ijambo baho rikiza indwara muganga atashoboye gukiza. Ijambo baho Imana ikugire neza. Nubwo bimeze bityo dufite isezerano ryahanuwe. Isezerano utahawe n'umwana w'umuntu, isezerano utahawe n'ababyeyi, isezerano utahawe n'abashumba bagushumbye, isezerano utahawe na runaka, isezerano utahawe n'itorero usengeramo. Dufite ijambo ryahanuwe. Rimwe iryo jambo rirusha yandi yose gukomera. Iryo jambo rirutaye abantu bakuvuzeho. Iryo jambo rivuga rirutaye ababyeyi bakuvuzeho. Iryo jambo hari igihe umuntu avuka bangura muntu ngo azapfaringa. Bareke, hari ijambo ry'ubuhanuzi ufite bazategereza ububwa bwawe babubure kuko Imana igufiteho umugambi. Dufite ijambo ryahanuwe. Mu isoko urarigendana, muri kuri moto urarigendana. Iryo jambo rinyongana igare, iryo jambo ritwarana imodoka, iryo jambo rijyana mu isoko. Uri gucuruza ku gasima, uri gucuruza ku gatara, uri gucuruza muri botike bikanga, uri gucuruza ariko umenye ko ufite ijambo Imana yavuganye nawe. Iryo jambo rero ni rya rindi ngo baho. Imana ikugire neza. Dufite ijambo ryahanuwe riruta yandi yose gukomera. Hari igihe bakurebera mu gatebo, hari igihe bakurebera ku musozi utuyemo, hari igihe bakurebera mu buzima urimo, hari igihe bakurebera mu mateka y'iwanyu, hari igihe bakurebera muri za karande z'iwanyu bakagira ngo ntuzabaho. Ndagira ngo mubwize ukuri ko uzabaho mu izina rya Yesu Kristo. Hari igihe ngo ntawe wabo ngo wapfuye ngo akize ngo bose ngo niko byagiye. Izo ni karande, kandi dore karande kurwo n'amasengesho. Musenga Imana karande kurwo n'amasengesho mwene data. Imana ikugire neza. Arangije ngo amusigara ngo nubeho. Imana igusize baho mu izina rya Yesu Kristo. Muri ubwo buzima nubeho. Twasomye ku murongo wa 62 ngo kandi nzakugaruka nkomeze isezerano ryawe. Uyu mwana w'umukobwa yarakuze ngo dore ngo n'amabere yawe yarakuze kuko yari umukobwa agira amabere aba neza. Gusa ikintu cyababaje Imana ntabura kukubwira nubwo ari musigira ijambo ngo nabeho, yarakuze ajya kuba maraya. Uzasomera ijambo riko rizakubwira. Yaragiye ajya kuba indaya, arisayisha, yambara, yibagirwa aho Imana yamukuye, yibagirwa ubuzima Imana yamukuyemo, yibagirwa isezerano yagiranye, yibagirwa ahantu Imana yamukuye birababaza, yibagirwa umusozi Imana yamukuyemo, yibagirwa ko yari yatawe, yibagirwa ko yari yanzwe na se ndetse na nyina bamwanze, yibagirwa ko ku nzira yarariho nta muntu wigeze umubona. Ibyo byose arabyibagirwa, aragenda ajya kuba indaya ku musozi. Imana birayibabaza, ariko kubw'isezerano Imana yari yamuvuze ko izamugarukaho. Bigeze mu murongo wa 62 niko twasomye. Reka twongere tuhasome wumva ukuntu hakubwira. Ku murongo wa 60 navuga ngo nuko nzakomeza isezerano ryanjye nawe, maze uzamenye yuko ari nje Uwiteka Imana. Nubwo uri kure, nubwo uri mu bibazo, Imana yavuze ngo izakomeza ise, ntizakureka
ntabwo Imana yakurekera mu byaha kuko igufiteho umugambi, ntabwo Imana yakurekera mu gahinda kuko igufiteho umugambi. Imana igikura umuntu mu byaha ikamuha agakiza, akambara gukiranuka ku manywa na nijoro. Rero Imana nta hantu kuri itagukura, Imana nta buzima itagukuramo, Imana nta byaha bikomeye itakubabarira kandi biguhindurira amateka. Imana ikarakubwiye ngo izakugarukaho, igufitiye impuhwe, igufiteho umugambi, igufiteho igitekerezo cyiza kugira ngo uzamenye ko yavuganye nawe. Imana ikugire neza. Imana yakubwiye ngo ntube. Unasomye ijambo ry'Imana riramba ngo hari uwamanukaga ngo Yeriko, ngo ageze ngo ahantu mu nzira ngo ahura n'abambuzi, ngo baramufata baramukubita, ngo bamusiga asigajeho gatoya agapfa. Ahura n'abantu bamugirira nabi, bamusigasigajeho gato ngo ave mu mwuka, ngo Abalewi bamunyuzeho baracikira barigendera. Ahangaha niho Imana ijya igusanga. Nukuri hari igihe abantu bagucikira mwene data, hari igihe tubana n'abantu bakaducikira, hari igihe wiringira amaboko y'abana b'abantu, ayo maboko ukabona aragucikiye arigendeye. Ngo Abalewi bamunyuraho baramucikira barigendera, bamusigasigajeho gato. Ngo abatambyi nabo bamunyuraho baramureba baramumenya, bamenya ko ari mwene se, bamenya ko bakorana umurimo, baramumenya neza, nabo ngo baramucikira barigendera. Abo basenganye nabo basanga ahantu arimo ntaho yakikura, ngo baramucikira barigendera. Ngo haza umusamariyakazi w'umunyempuhwe. Haleluya. Imana iguha umuntu w'umunyempuhwe urakugirira impuhwe. Imana iguha umuntu urakugirira ibambe. Umuntu uzakurengera ntabwo umuze. Niyo mpamvu umuntu wese umuha agaciro ke, kuko uzakubera umumaro kugeza uyu munsi ushobora kuba utamuzi. Ushobora kubabwira ngo ni runaka kandi ugasanga ntabwo ari we. Uzakurengera umuntu wese umuha agaciro, kuko uzakurengera Imana iramuzi nyamara we ntabwo umuzi. Ngo haza umusamariyakazi w'umunyempuhwe yigendera, ngo amugezeho ngo amugirire icyambere, ngo amugirire ibambe. Imana iguha umuntu urakugirira ibambe muri ubu buzima. Imana iguha umuntu urakugirira ibambe mu myaka umaze. Imana ikugire neza.